nshongore yanjye w'ikimero cyiza nkugirente uwa kabiri cyihariye uri mudasumbwa mbamuroga mama shenge mama data mama we wokabawe ngwino nkwihoreze nyabusa nishira agahinda Umuhanda gahoro kabisa. Bino ndakuyobora, bino ndakuyobora.
urabeho nyampinga urabeho urabeho shenge usanze uwagukunze imana yakwitiyemo nguza mukumbe nawe agukunde maze azajya gutashya ababyeyi banje ndabashimira kuba bigeze uyu munsi wa none. Hari intambara nyinshi twarwanaga ariko uyu munsi Imana biteguye neza, turashima Imana. Kubw'iyo mpamvu rero nateguye impano ngomba guha ababyeyi banje bandeze abagejeje uyu munsi wa none na n'ubu bakaba bakindera.
murakoze. umwana mwiza agira umwanya wo kuzashimira ababyeyi no kubashimisha. ubwo rero twishimiye uyu munsi, ibyabaye twe byaturenze, gusa nta kundi. Jeanne nanjye kuvuga mu kanyombya mpamagara Jeanne, ariko ibintu byose uzajya ashaka guhamagara Njori azajya ahamagara Jeanne, uzajya ashaka guhamagara Jeanne azajya ahamagara mu kanyombya. Nibyo ntabwo nibeshye, ntabwo nisubiraho. Ubwo rero natwe twazanye inka yacu kugira ngo tuyishyikirize umuryango wa Kanyombya na Jeanne, twese nk'abahanzi turayibahaye. muraho neza. Njyewe ku buryo bw'umwihariko nakagombye kuba mfite umubabaro, ariko kubera ko iwacu tutarabatinda, mwari muzi ko natanze umugabo wanjye uyu munsi. nagira ngo mbwire Jeanne ko muvuga ku buryo bw'umwihariko namuhaye umugabo, mwese murabizi ni papa Teta, ariko ku bw'ibyo tuzafatanya ese muzanye makuru. Nari naje mfite umugambi wo kwita ubukwe, nibuka Jeanne ukuntu twabanye, ndavuga herekane kwisubiraho uyu mugabo murekere Jeanne maze uzabane n'umugabo neza, ntaribije cyane cyane ko mbihereye buriya ngo umuntu ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même, uribanza kugira ngo ubwira abandi, cyane cyane ko nshobora kuvuga ngo abasitari bose, abahanzi bose bibe intangarugero kugira ngo nibuze bazajye bashaka bakore mariage.